Tabaragiye. Damu wande se wa Madamu Ravie. Bisubiremo. Madamu Ravie. Ese si bite bantu ubundi biteze. Ciao wansi amazi. Ntakutoteje. Amakuru se. Ngewe nyine ni makeya. Ravie naramubuze. Umaze iminsi naramubuze. Pe, ni ibibazo nyine ndabyumva. Amakuru yaho yagiyeho ntayo. No gukeka. Hari umukobwa bakundanaga bayendaga no gukora ubukwe. Nyuma rero tuza kumva amakuru kuba bamubuze. Mbese kwiyakira nawe biramugora. Ndakeka niwe yagiye gushaka. Ihangane ntago ari cyane. Mwaragira ngo Nta ntago nkukira. kubera iki se? Je wambaye neza. Uzumuzanye. Muzana se shara hari. Agiye he shikari? Ntabwo aragiye muri misiyo y'akazi mama. Ntabwo hari muri minsi. Genda uzabumuzana aracyari kare. Makayira ariko akwaje. Ese ko nta gasakoshi ujyanye. Ugiye gutya nta n'isakoshi. Oya, wambaye neza ariko aravuga agasakoshi. Bimeze gutya nawe n'ubibona. Bose ntawe ari cyambere. Shasa wa mwana. Bateka iki se Ugiye umunsi? n'umunsi mwiza. Bateka iki? Ntaza kukubaza haracyari kare. Ntumwajira Gira amahirwe kahansanga. aha ngo byakuje nshaka ifiriti ari. Genda ntacyo ndagerageza. Umunsi mwiza. Biri aho ngaho ni ugukeka pe. Ni ugukeka haba hanyagasani. Utihanganye wagira ute? Urebye nyine ni ugutuza umuntu agategereza akareba amaherezo. Ntacyo niba namwe mwari muri aho nyine njye amakuru nayo ngayo. Nagira numve ko iyo gahunda imeze. Sangaho ni mukomere. Yego. Sawa. Yes, njira. Manager waramusa. Baramutse neza. Ariko shaka kumaze birakureye. Nawe urayibona. Ese email yawe kuki utabisoma? Mba ndi mu kazi kenshi ngiye sinjya none kujya. Ariko umenye ko raporo niza kuri email kira n'izi ngizi. Dore ya byuma bazanye. Imisoro yabyo byose biri hano. Yabyo ngaho byose urabona ko byishyuwe. Imisoro yarishyuwe naho ngaho neza modoka bateranije urabona ko nazo byabaye damu. Urabibona. Akangaka. Ahangaha no usu ntaguzi baba. Ntaguzi ko bose yari avuze ngo dushaka abakozi. Ese ubundi bigeze. Nge narakoze list. Urabona ko nayikoze. Y'abantu bakenewe gusaba akazi. Ariko nana ninyi kwa wewe ndatazavuga ngo ntabwo nabikurikiranye. Okay. Ntacyo. Ndaza kubikurikirana nta kibazo. Abantu bo ushaka waza kubahamagara kaza bakoresha ikizami nta kibazo. Bose ataraza. Bosi ntaribi ibyo twemeje bura ntago yagihakana kubera ko yadusize kaza twizeye mu gihe tubona hari umwanya ukenewe kubona umukozi tugomba kumushyiramo ko dufite ubusobanuro bwabyo. Aka kazi sura kabona utamwana. Ndabona ari keza pe. Keza nyine. Ako wambaye neza. Ntabwo nakurusha ngo twagira ngo
ese ubundi ninde ukwandika we? Aha, ni bosi wampaye akazi aramemba. Sigaye cyane muri iyi minsi ntabwo se ubundi reka nkubaze. Uvuze ngo bosi waguhaye akazi. Bosi ubundi yagiye mu kihe gihugu mu bijyanye n'akazi? Shadia, uyu utangiye ngo ugiye kumbeshya. Uyu munsi reka tube bawe nete tuvugisha ukuri. Bosi ari okay. Shadia, bosi rero ntabwo bosi nta gihugu yagiyemo. Ravie nta gihugu yagiyemo. bivuze ko kampani yo yayijugunye gutyo nta hantu agiye, nta gihugu agiyemo mu kazi. Ntabwo yayijugunye kuko yayigusigiye. Dusiye yabona agomba kuba hari akakurikira nibyo. Okay. Bosi nawe uhari? Se yagiye mwana. Bosi urabizi ko umukunzi we bamushimuse ngira ngo nigeze kubikubwira. Ntabimbwiye. Okay. Bosi rero yagiye gushakisha umukunzi we. Koko barakarabe. Ariko ntumbaze ngo arahagana hehe. Icyo nibuka neza nuko yambwiye ko agiye gushakisha umukunzi we gusa. Bosi agiye gushakisha umukunzi? Yego. Umukunzi we umuntu umwe amurutisha kampani n'abantu bose bayirimo bangana gusa. Hello. Komera amakuru. Umeze neza? Natwe turaho. Ndabona ibintu bigenda nta kibazo. Sama kandi ndaguhamagara buretse gatoya. Mutse papa. Baramutse sere. Amakuru. Amakuru ni meza. Kwari yamiriye. Anajyanye naniwe. Cyese kuriya ukiri mutoya. Shaka usaze bwawe shaka uzabugoye. None abayananiwe gose ngiko nyine nakonde. Ariko ntacyo kubera imirimo bakuze uri wenyine. Byo birashoboka. Ahandi se bimeze bite? Andrebye nta kibazo. Gusa nyine nicengira ikitekerezo ndavati buriya bibaye byiza nk'ubu kubera ko nakazi abizi ko nasoje kandi mfite n'amanota meza. Yego ndabizi mfite amanota meza rwose wowe nta kibazo. Uzanye n'abantu benshi ushobora kujya unshakishiriza yanakamuka banshinkirana na business by'ura nkagira icyo nabasha kugeraho. Nibyo buriya nanjye namaze iminsi mbitekerezaho kubona wirwa aha ngaha wicaye gutyo gusa nanone ntabwo ari byiza. Ariko se wazajya kureba muri kampani ya mukuru wawe habaramo umwanya wakoramo nabyo buriya byaba ari byiza amabazo kumva ko byaba bimeze. Ariko nubwo umwanya nubwo utanaboneka ntabwo umuntu yakuburira uburyo umuntu agushingira ka business gatoya ukagaheraho nawe ukaba kwakwiteza imbere. Mukoze cyane. Tuzareba uko bizagenda kose nawe kwicara aha ngaha nanjye mbona bibangamiye rwose. Koko mbona nta kintu ibintu yagiye muri wo muregana. Hasi biki bitatureba. Umwana wanjye ntabwo bababaje. Ndabona ntazi ibyo bamwibereyemo rwose. Oya turabizi ko umwana wakobaje. Ariko urukundo ruravuna. Ariko uravuna ariko nawe ujye ugira abantu inama bandora. Ubuse ntabwo wakunda? Yewe. Shangiye narakundanye ngeze aho ndanabihagarika. Sinkikunda. Sinkunda akazi. Soft umugareza. Sinkunda akazi. Wewe uvugiye cyane cyarangiye. Agashati ngira. Ko ubundi boss uramukunda cyangwa? Mukunda yene nk'umukoresha wanjye wampaye akazi. Ariko nta kindi kintu kibishimye. Shadikiye murebye. Mbwiza ukuri wimbeshye. Boss uramukunda cyangwa? Boss ni umukoresha wanjye yankuye ahantu habi urumva niyo mpamvu mba nshaka kumenya ese ameza ate amerewe kuko nawe wese ntabwo ushaka kumenya. So Shadia reka mubwire rero kubaza ngo boss uramukunda ndabizi ugomba kumukunda kubera ko n'inshingano zawe kumukunda bitewe n'uruhare afite mu kuyaraguha akazi sibyo. Ariko noneho ndashaka kukwibariza umbwiza ukuri ubuhoke nta kibazo cyanjye nta n'ikibazo cyawe sibyo. Umbwiza ukuri boss uramukunda by'umwihariko birenze iby'akazi? Oya ntabwo ni by'umwihariko ahubwo wowe ibyo ndi kukubwira ntabwo ari gushaka kumva. Ngiye biramubwiye n'ibyo boss wanjye ni inshuti yanjye bisanzwe ko nawe inshuti yanjye
arankoresha ngomba kumukunda nta bindi bintu biri inyuma byo gukunda boss nabyo pe. Okay, sawa urakoze rero ubwo ndaza kubikurikirana nkurikirane izi raporo hanyuma aba bakozi ubahamagare ku itariki ya mbere uzabakoresha ikizami boss yaba yabonetse yagarutse cyangwa abataragaruka ku itariki ya mbere uzabahamagare bakora ikizami ndabona ibisabwa byose babyujuje kandi warakoze kubikurikirana. Ariko nizere ko ameze neza boss ahantu hari. Ntabwo nakubwira ngo ameze neza ahantu ari kubera ko ntajya kumushaka sinzi ahantu ari. Shadia reka kumbwira ngo turavugana kubera ko nakubwiye aho yagiye. Yego aho yagiye niho nkubwije ukuri. Urakoze wakurikirana imirimo y'akazi kawe hirya nanjye nkakomeza. Kumuka ginyeruka no gutyo. Ese ubundi wowe wateretse kuganira ryari? Shadia uragira ngo tuganire ikindi kintu nakubwiye. Turi Sorry manager, sindi secretary. Niki tutaganira? Duhagarika akazi tubanze twiganire. Sibyica. Okay. Sawa. Okay, ngaho mbwira wenda bari kiri ku mutima. Ya, nandi bindi nyine nuko nashaka ko tuvuga kuri boss tu. Okay. Ubwo boss ubwo muheruka n'icyagiye turi kumwe nabonaga ari aho ariko ubundi buzima busanzwe telefone ye ntayiriho. Nanjye ndamukumbuye kandi biranambabaza ntari kumubona. Ndakategereze ko azaza ariko desi nagira izindi byo gushaka ngo umukunzi. Mani baragenda baranapfa hagasigara abandi. Kandi Shadi ukuntu uvuga. Oya ntacyo. Sawa. Mbona ushaka kubikomeza. Sawa urakoze. Kazi keza sha. Mama banabitekerejeho nanjye mba mbabaye. Wagira ngo Celestin abigenza ate koko? Twese turabitekerezaho kugira ngo Ravie turebe ko twamubona. Manduze mwibereye mu biganiro byanyu ngenda arankanuye sinyisinzira. Yehorere sere. Wagira ngo ntabwo ari uwanyu wagira ngo sinzi ikibazo. Ugiye nzaguha igisubizo vuba cyane ahangaha. Mbenganira na mama wawe ariko mama Ravie vuga ariko nadu tubitekerezaho. Ntabwo nandi busanze nduvugana na Celestin yambwira ko bushomore bumere nabi yirwa hangaha ariko ntabwo turi ko Ravie nawe atubabaje umwana wanjye umuratuza tuza rega bazaboneka telefone zose zavuyeho azaboneka namwe aho kugira ngo byibuze murangishe muri yicariye ngo yararangije ngo ntakaza afite hanyuma so arangije akaba mama mukunda kugira ariko umura warangije akaba gafite se wari hamagaye muri company iri akoreramo Ravie ambwira mubaza makuru amwe ngo ribaza kuza kunsubiza butegereje rero nansubiza ndakubwira wihanganye kandi ukomere wo murazaboneka. Ubu nzakora iki kwere? Boss yagiye gushaka umukunzi. Ako se boss kuki akora ibi bintu? Kuki atabona ko mukunda? Kuki yirwa yirukanga inyuma y'ibyamusize kandi mpora mwereka ko mukunda koko. Ariko nta kundi. Gusa boss urukundo ubu ntabona ko mukunda. Ntabona ko mpora nshaka kumenya uko amerewe. Ntabona ko mpora muhangayikiye. Ahubwo ashaka abantu atazi bagiye. Mpari ntacyo namwima ntacyo namwimye. Buri kimwe cyose nagikora kubwe. Ariko man gusa nzi neza ko musimwe azaba wanjye. Izo dokumara ko ndoze zari nyinshi ndareba ziramaze kujya zemeraho gakeya. Iyi mail se none yabaye iki koko? Karebo ya insangibanye nyinshi we umeze gute? neza cyane cyane kare hano mu rugo nari nikumbise. Yesu we imyaka yari ibaye myinshi rero Sha wabaye mwiza wabaye n'ubwogari wakureka wene naho rero ukuntu umeze
wabaye neza cyane byagenze neza pe urakoze cyane nyine nari naraje gusura mukuru wanjye n'ahandi abati sinagenda nagushuhuje yego ni byiza none se kugeza hano twakiriza iki twakiriza agafanta twakiriza ji twakiriza amazi akaji nta kibazo sawa shuri ryenda gukumbuye ese nzakubona ariko nzakubona ese Shadia we ko umuntu yatangiye kunkunda ibintu bizagenda bite Shadia ni umukozi wanjye nubwo mbyirengagiza ariko ndabibona akankunda ijuru ryiza ndamukunda urugamba nzarurwana gute ariko komeza nshakisha wanzanye aka hantu ni heza mana yanjye Celestin ko muba ahantu heza urebye ni ibyo ngibyo dushima Imana maze wakira akaje urakoze yaryoshye ese ko nuzo utari gusoma meze gute ndacyakwitegereza pe ndabona warabaye mwiza cyane somo ushira akanyota turangiza tuganire ese kugira ngo wera ngo se twari tunakumburanye wagize ngo amakuru y'iminsi naho bundi rero nari mukumbuye minsi aribaye myinshi gusa ndareba ameze neza cyane nawe nuko nawe urangije uratekereza uvuga reka njye gusura Celestin cyana kwibutse nyine ndavuga ati sinagenda nagushuhuje bigiza gusa ndabyishimiye kumva nishimye cyane nimbabaje n'iki nukuntu uje mama avuye ahangaha rero ngo rero umwana twiganye byibura yewe cyanzagaruka hari tuze kubasura ariko byagendaga se wabonye akazi urebye nyine mba ndaho ngaho kandi mu rugo nta kibazo aho gusa mba nizeye ko bizagenda neza ko nta kibazo se ni iminsi mike zakabona uriya nta kibazo ikintu cya mbere ni ubuzima bundi gusa nese we nakurabona cyanjye yewe nyine nanjye biba biri aho ngaho ariko ni iminsi mikeya ndi kumva ari byiza cyane igisoro no gukora akaji ugasomeye wowe kugira ngo uze kugenda n'icyaka kikwishe wowe koko gasome nurangiza yera nakwegera numva ukuntu kera ukuntu twakinaga turi ku ishuri naho tugasobanura amasomo bikagenda neza gusa ariko ndabona rwose arabaye neza cyane meze neza ajya ngo ufite akazi ukora mu biro burundu yego se yego ko gusa ndishimye numva ngo ngize ibyishimo gutya ndagushimiye sibyo fesitasiyo akoze pe gusa ntabwo uragarucekera hano ubundi uzagaruka no kundeba n'ubundi n'ababyeyi bahari nareba umuntu twiganye nyine igihe kitwe dukundanye n'ubundi kandi uri nahanze n'undi tugiye gukomeza dukomezanye gusa wambaye neza oya nawe pe winera isoni soni zimeze guteze umaze kuba mukuru noneho ibyo ku ishuri wabivuyemo ejo bundi nukujya gutya ukaba wanashyingirwa gusa ndeba umeze neza nyine ntabwo bitegura buriya se sinufite fiyanse fiyanse oya ntabwo wabeshye ntabwo haba ari umuntu ukwita umuntu umeze gutya umeze neza cyane rwose nta kibazo oya pe ariko mu minsi iri imbere ndumva nzaba mufite mu minsi iri imbere uzaba mufite ni byiza nta kibazo nyine ubu ngubu yego ndabona wamerekeza nari mbwiye Prince ariko ntatinda ariko nzagaruka mu minsi iri imbere iwanyu nahishimiye ndabona ari heza nawe warahindutse ntabwo kimeze nk'uko wari uri ku ishuri nta kibazo urebye narahindutse kandi no ku muco nabyo ndagushimiye yego ikibazo reka nkwerekeze
uzagaruka noneho wananeguje uze kare tuganire reka muherekeze. Alo? Karama tumeze neza. Twarabyakiriye nese umuntu yabigenza ate? Abihariye Imana. Nta kundi umuntu yabigenza no kubyakira byose. Yego. Ni karibu. Ndetse manze ndebe umushyitsi ndaje. Umeze utese amajoro ndabona no kuri mazi ngayo. Umeze neza turashima Imana. Uzi yuko wiyakiriye we? Nari yakiriye. Ni ukuri wariyakiriye Imana ishimwe. Umeze neza rwose wowe se? Sha ndabona nta kibazo nanjye mfite. Warabyibushye ariko. Ni ukubera Imana. Wabaye mwiza basi. Imana ishimwe. Wambara neza cyane. Nyine ubwo duherukana sha nabonaga ufite umubabaro mwinshi none wariyakiriye. Ntabwo byari kubura. Ubundi ikintu kibaye kigutunguye ntabwo byabura. Ongeraho ngo ku mwana none wowe. Cyane. Agine. Karame. None se tukwakirize iki muvande? Hari ikiza ahubwo? Hano hari akaji, hari amata, hari n'amazi. Nta kibazo akaji ni mwere nako nta kibazo. Sawa kangakureye. Imana yamuhaye imbaraga zo kwiyakira. Imana ifite imbaraga n'ukuri. Kubera umwana si ibintu byoroshye ariko ndabona yariyakiriye. N'ibindi bisigaye Imana izabikora pe. Ntabwo byoroshye. Anye. Karame. Ariko nabyo bimeze neza ngasoma ku kaji. Yego murakoze. None se mukobwa mwe muri iyi minsi se wowe bimeze bite? Muri iyi minsi nta kibazo pe. Nta kibazo. Ahubwo se umugabo ameze neza. Urabizi nari nakubwiye ngo nzakubwira umugabo dushaka ukuntu twagufasha mu kiriya kibazo ku bijyanye n'amafaranga kugira ngo umwana nyine we yaboneka. Ese warunzaniye basi igisubizo kizima? Ntabwo ari kizima. Umugabo urabona twarimutse byose bisaba amafaranga. Hari ahandi hantu yaguze kandi nyine gukuraho umugabo amafaranga ugomba kuvuga ibintu nyine byumvikana pe. Narabimubwira arambwira ati wapi amafaranga yarayakoresheje aha n'aha koko nanjye mbibonye mbona nibyo. Nta kundi byagenda. Gusa Imana iyo birimo ibintu byose birikora cyane. Ntabwo nakurenganya rero wowe ntacyo utakoze. Ntacyo nakoze pe. Wihangane. Imana izagenda icisha inzira no mu bandi. Oya nibyo. Cyane ko numva bari abantu atari na ngombwa kuba amafaranga. Kubera iki se? Yari amafaranga ubundi bariya n'abatekamo turashaka kugira ngo baturye amafaranga gusa. Ubundi nabihariye Imana kandi irabishoboye. Wabihariye Imana? Cyane. Waragerageje se wafashe amakuru neza ko yabari abatekamutwe koko batazi ahantu umwana ari? Ese utekereza ko birashoboka ko ari bo bamufite sibyo? Ariko impamvu niyakireye ni uko nzi neza ko icyo Imana yavuze igomba kugikora. Reka tuyizere isanzwe ifite imbaraga izabikora pe. Nibyo niko bimeze kandi nawe wakoze kudusura. Merekeza ntahe nanjye ntabwo biba byoroshye. Nta kibazo.
Yego boss. Oya wimbwira uko ngo umukobwa arancitse.